Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze mugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye avuga myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda na Musimbi TV na ugeweho nitwa Romeo Janvier tubana umunsi ku wundi. Reka nangire nihanganisha imiryango itandukanye yabuze abayo, reka nihanganishe by'umwihariko umuryango wa Diane, ni umunyarwandakazi witabye Imana ku itariki ya makumyabiri na rimwe z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 yitabye Imana afite ubukwe itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 wa 2022. Ni inkuru yashenguye imitima y'abantu benshi, ni inkuru yababaje abatari bake bitewe nuko uyu munyarwandakazi yitabye Imana mu yiteguraga ibihe byiza by'ibyishimo bye byahazaza cyangwa se n'ubundi byiteka ryose, dore ko n'ubundi iyo dufashe umwanzuro wo kuba angadi mu rugo tuba tugira ngo n'ubundi dusigasire cyangwa se tunezeze imitima yacu yaba uyu munsi ejo yemwe nejo bundi. Uyu mukobwa ngo hagisoka save the date yafashwe n'uburwayi butunguranye atangira kugenda ananuka gake gake. Mu kunanuka gake gake bagiye kumuvuza kwa muganga, bamupima agasanga nta ndwara barimo barabona, kugeza ubwo abo muryango bifuzaga yuko yakongerwa amaraso bagendeye ku ngana afite, ariko abaganga akabona yuko ukwangana n'amaraso afite biri kugenda bifite ingana. Hari amakuru avuga yuko uyu mukobwa yaba yararozwe n'umukobwa mugenzi we babanaga ndetse bari inshuti za hafi, ndetse amwe mu muryango w'uyu mukobwa Diane ni bamwe mu bagiye batangira bakeka cyangwa se batekereza yuko nta kabuza uyu Diane yaba yazize amashyari y'uwo mukobwa babanaga. Magingo aya ngaya igihari ni ifoto, amazina y'uyu mukobwa bivugwa yuko yaba ari we wagize uruhare mu rupfu rwa Diane cyangwa se wamwishe Diane. Amambere icyo bagendeyeho, Diane yari inshuti magara n'uyu mukobwa, nari buze gutangaza amazina ye kubw'umutekano we bwite, bitewe nuko ibivugwa ni ibikekwa si biri confirmed, tubanze tubyumvikaneho neza namwe muri abantu bakuru. Nimba donc iyo umuntu apfuye abantu dutekereza byinshi, by'umwihariko nk'abazize uburwayi butazwi cyangwa se butagaragaye. Twongere twibuke neza yuko uburozi muri leta yacu y'u Rwanda butemewe. Twongere tunibuke neza yuko gushinja umuntu ibinyoma ari cyagenerwa n'amategeko. Aho ngo turaza kuza kugendana neza, muraza kumfasha nyine kubasha kunonosura iyi nkuru. Ni reka mbere kuri poste za postinzwe, ni poste ya postinzweho uwo mwana w'umukobwa muri ko murabona ari kumwe na Diane, umwana w'umukobwa mwiza pe wirabura, ufite igikara cyiza. Ni ifoto ya caracaye ku munsi w'ejo, nibwo iyi foto yanyujijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane harimo urwa Twitter. Hari uwatwitinze agira ati uyu se niwe watumye tudataha ubukwe tukaba twitahiye ikiriyo, isi igeza habi. Iyo foto yakwirakwijwe yari ifite caption igira iti uzapfa nabi wa mukobwa we, burya inshuti yawe niwe mwanzi wawe, ubuzima bw'undi mwana utwaye amaraso ye uzayabazwa, nako ubuzima ye bw'abantu babiri, man sinzi icyo navuga, uri umugome, uri satani. Ahangaha bivugwa yuko ku buzima bw'abantu babiri, biravugwa yuko uyu mukobwa Diane witabye Imana yapfuye atwite n'uruhinja. Ngo uyu mukobwa na Diane barabanaga ari inshuti za hafi. Save the date ya Diane igisohoka ngo ntabwo uyu mukobwa yongeye kuba hafi Diane nk'uko byari bisanzwe, yemwe no kuba inshuti ye. Murumuna wa Diane mu kiganiro yagiranye na Action TV, ndumva ariko yitwa chaîne ya YouTube yitwa Action TV, ndumva ariko yitwa Action TV Rwanda, sini gutyo, yavuze yuko impamvu yatumye bamukeka cyane
ari uko yahinduye imyifatire kuri we ndetse na Diane mu gihe yari amaze gusura save the date, ndetse anavuga yuko uko yagendaga mu rugo byahindutse hafi 100%, ndetse ngo anakomoreza mu kuba ngo yarigambye muri aya magambo avuga ati uwo wababwiye ko ari nge wamuroze kuki atabazanye ahondi cyangwa se ataje kumfata ahondi. Ayo magambo yatumye bakeka ko uyu mukobwa mushuti mugenzi wa Diane yaba ari we wagize uruhare mu yicwa cyangwa se mu rupfu rw'uyu munyarwandakazi Diane wababaje abatari bake bitewe n'inkuru ye n'ubundi iteye ibabaje kwa nyine birababaje cyane, ntibiru byumvikana biroroshye kubyumva, ibintu bibabaje cyane kumva ko umuntu yitabye Imana muri ubu buryo. Hari undi amazina ndabona bayatagenze wallahi uyu mukobwa, ariko ntago ndi buyasome please mu byihanganire. Yafashe iyo foto yandika amagambo agira ati abo twita inshuti magara nibo banzi bacu, bamwe batwibwirisha ngo nimuberanye sha Imana izabahana pe, fear to trust. Musi yandika caption igira iti ashyiraho izina ry'uyu mukobwa ati Imana izaguhane wa mugome we, utwiciye inshuti Imana izakwihanire, ukica inshuti yawe, ubusubu ubukwe yaragiye gukora uzabukora, urugo yaragiyemo uzarujyamo, uzapfa nabi. Abantu benshi bifatiye ku gahanga uyu mukobwa guys. Ibi bintu ni ibintu kuba bibaho, byo n'ibiri bibaho, amashyari abaho amplis ku bakobwa. Muri abajama ikintu cyiza cyacu si ukwitakagiza, ariko iyo umujama nyine iyo umuntu yagusize aba yaragusize. Ngewe ibi bintu nari mbizi kera mu byaro, aho umwana wa naka nimba agiye kurongorwa mbere y'uwa naka wa runaka agomba gukoresha uburyo bushoboka bwose ubwo bukwe ntibube uwo ataragenda. Ariko ntabwo byoroshye kubyumva ukuntu umuntu w'inshuti magara, umujyanama wawe, umuntu mwararanye ku buriri, umuntu mwikubananye kumuryamye, yaba umwe mu bafata umwanzuro wo kukuvutsa ibyishimo yemwe n'ubuzima muri rusange. Guys, ibi bintu koko bibaye ari byo isi yabigeza harindimuka. Ibi bintu bibaye ari byo naho isi yabiri mirekeza by'aka kanya. Ibi bintu bibaye ari byo abantu tukaba turimo gukomeza kurusha kuba inyamaswa kuruta uko byahoze hambere. Ni amakuru y'ibihuha, impamvu nyita ibihuha nuko nta fact afite, ariko nibicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Nirinze kuba nakoresha ishusho y'umwana w'umukobwa ndetse n'amazina ye kubwo mutekano we bwite. Hakekwa byinshi, nubwo nanduri vugira ubusa ku musozi, ariko byinshi birakekwa, ibyanya by'akari byo bishyirwa mu bikorwa. Biragoye kuba umuntu yajajinga umwana w'umukobwa n'iki n'imbere nka gutya, ariko none biragoye none kuba wahagarara ku maguru yawe yombi ukavuga uti uyu mwana w'umukobwa ibyo bavuga baramubeshyira. Kereka autopsy imaze kugaragaza icyo Diana yaba yazize byakanya. So nibyo ngibyo kuri uyu mwana w'umukobwa. Reka nkomeze umuryango wa Diane, reka nkomeze cyane umuryango yagombaga kurongorwamo, ubwo n'umuryango wa Claude na Claude muri rusange mu bitoroshye cyane. Ageze hahantu akeneye abantu banyabo bamuba hafi. Mama Diane murumuna wa Diane, abafamily ba Diane bageze hano bakeneye abantu babaho byanyabyo. Turi kugendana mube hafi yabo, mubumve, mukore nyine icyo umuntu nyawe
yakagombye yagakwiriye gukora kugira ngo afate mu mugongo cyangwa se abe hafi ubushuti ye muri rusange. Yewe nitwa Romeo Janvier, chaîne ya YouTube yitwa Amasimbi TV, tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye mvugo myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda n'ibicaca ku mbuga nkoranyambaga zano iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Bye, muhabwe umugisha.